uravuze uti warongoye umuntu arwaye sida none rero maze kumurongora yitaye Imana ariko azize sida noneho rero nagiye kwipimisha kuri centre de santé y'Igikondo bambwira ko amaraso yanjye ari mazima ndababwira se ko nango umuntu agapfa yejwe na sida kuki mubwiye ko amaraso yanjye ari mazima ubundi muzima 100% kandi ninamugemura kwa muganga arwaye sida none se uririnda se ko wamenye kuri muzima mwashe gakingiza n'ubundi agafite hano reka nkakwereka no hase kuki usambana uri musi kazanira tukabereke biba urugero bwo gukorera aho ngaho kamenye ukabuze reba neza sankari no mwikofi reba neza nta muntu agafite hano ngo akame nka muhemuze ntabwo yakabuze ariko ntacyo nakomeza kari mu ipantaro nari nambaye nimugoroba ariko rero ubu ngubu hari n'undi mugore duturanye umbwira gutaza umugabo yishwe na sida none akambwa ngo ugenze gusonga umugabo ari inshuti yawe ngo uze gutera kabiri usoye n'abana ushaka kujya umutima ukarya ariko namubwiye se nje nkabikora nkaguteye inda cyangwa kwantera sida ngo ntukuri ntayo mfite najya kujya umutima ukarya narifashe nibyo muze uti najya nkunda kubi kandi ubwo ngubwo hari igihe mbona agafaranga nabona agafaranga nkamugura nk'agacupa none hari igihe ejo bundi yambwiye ngo nguriye ngo kwa Primus nari mushiki wanjye uri ugamba yanyohereje udufaranga 20,000 nanjye ndamubwira inase nkugurira ka Primus uramafateho ngo hari ikibazo se ngo ko ngifite hari ikibazo umutima ukanya nkagira ubwoba none se muze ubona si ibyo bintu nyuma yo kumenya ko umuntu warongoye yishwe na sida nawe ugahita ufata umwanya ingamba zo kwifata no gukoresha agakingirizo hari abana n'ubu b'urubyiruko banatinya kugendana n'ako gakingirizo no kuba yakagura bikaba ikibazo ubagiriye ihe inama nabagira jewe nk'abana bafite imyaka 18 cyangwa 20 kugira ngo umuterete umwana utari munsi hejuru y'imyaka 20 ukoze ikosa inama nabagira no kwifata cyangwa bagakoresha agakingirizo nanjye umusaza ndagakoresha nuko nakibagiye impano nayo nambaye ejo ariko ubundi byo sinjye kube abagore ndabakunda nk'ubwo abagore nashoye kuryamana nabo mfite imyaka 56 abo nibuka ni nka 95 ariko muzabwa ntubeshye navuze Susan Day nanika 62 semba beshya no kuri kw'Imana hari n'abakobwa binateye ndasina nabarongora ariko mfite n'abana nazi iyo bari narongoraga cyane nakundaga abakobwa cyane ariko ubu ngo sigaye ndeba indayi nkumva sinanayitereta ariko rero inzoga nitera byose iyo wanyweye kano kadirigi ubona ndi kunywa bituma wicanye n'umukobwa bituma umukeneye ukaba wamutereta ukumura mwivuza kandi mbwa n'umusaza ndakora rwose ndumupfubuzi ndabarongora n'ukuri uri umupfubuzi ndabapfubura rwose ariko muzabugira imbaraga ko ndemarase oya ntago nafata umuntu uri munsi y'imyaka 22 shaka igice cy'utungana gifite nka 35 ubwo rero murakoze ariko muze ubundi ko hari n'ikintu bashishikariza abantu no kwisiramura ko nabyo hari ikintu bifasha mu kwirinda sida ibyo bintu byo abagabo barabyitabira buri ntago babyitabira nanjye barabimbwiye bonje kwisiramura nabonye umuntu wisiramuye yambaye ikanzu ibyumweru 2 ngera ubwoba uri umukafiri bivuze ko wapi abo ndi umukafiri rwose nakubwiye ubuse wabikora nabitinya ariko noneho rero ubwo mungiye inama nakwisiramuza ariko rero kurwara ukambara ikanzu ibyumweru 2 mbona ari binini cyane naho ubundi kurongora ndarongora
nuboneje undi hari umugore narongoye umusibeje waraye nose wakoresha agakingirizo muze nagakoresheje ariko ufite kandi nuko nakebagiye nakoresha ariko rero hari unigeze kurongora nasinze turyamye ndi gushaka izamuka bagaza nyene agakinzo karanjena nakubita nkubita nshaka izamuka bagaza karanjena meta gashinguza amashira mwaho ndavuga nuri ko nisazi nishaka nzabe narakoze nyine ko nasinda ngumva birapapaza none arambwira ngase muze ngo wakwema agakingirizo ene kari kunje narakubitaga nyina ngo nyirebe ko yanyehera inka nyine ubwo none nakubita anyeza zambyo byandi byohera abagabo nyine no ko hano hari abana nakubita kagakinzo nari nakambaye nabi nari nakizemo kagashaje nyine kakingirizo nakubita ko nakambayitse nabi kagapapaza apo kandi umuje mutangashingurira metashira ahita mbwira ngo muze ngushire mwango ni kazi kawe kandi ndarwaye metashira mwaho ni kama mbaya nubundi ko ngiye kwipira nubundi se ni ingoma ya shatini ya kane ntacyo ndamira nubundi ho napfa ariko nakoreye aho ngaho arambwira ngo ni kazi kawe ngo ndarwaye ngo nikukoreye aho ni kazi kawe ndavuga nishaka nzapfa ariko numva uburyohe ko bumeze urakoze cyane okay